jya gutsinda kuko ahangaha bagiye gukata Enoke Tour du Rwanda iminsi 3 mibi cyane Enoke usaba dépannage mécanique. Dragon yakinnye Giro d'Italia ya Next Generation inshuro enye, yakinnye yabonye yabaye wa 33 muri stage ya Alpe Isère Tour. Namwe mu marushanwa yitabiriye. Uyu musore yamaze kuzamuka ndetse yamaze gutumbira ahangaha agiye kwerekeza mu kanya gato, ngaho rero agiye kuzamuka akaba yamaze gufata umuhanda werekeza hano kuri finish mu kilometero cya nyuma. Jorgen Zomande akaba ari umuholandi arazamutse. Uyu musore yatatse amaze gusohoka muri gisakura nyuma yuko amaze kuba amatake menshi agiye kugana ikipe ya Roto. Ngo Enoke Enoke aza gusubizamo no gutegereza tukareba komiseri amabere aracyari Enoke ni biza ahise ko peko bagize muri kilometero ya nyuma. Reka ndabona peloto ibaye yitegereza cyane cyane bigendeye ku ruhande rw'umunyariteria. Enoke yamaze gusubizamo rero akaba ari mu kanya ubwo Enoke yagiraga ikibazo cyatumaga, ariko Enoke akaba amaze gusubizamo gusa baracyamanuka turacyari muri za kilometero 3,200 ntabwo baratangira kuzamuka ku buryo bavuga ngo byarangiye. Niyo mpamvu Enoke na peloto basubizamo baza kuba byiza cyane tukaza kureba kilometero za nyuma zo gukina hagati ya Jorgen Klopp akaba ari we ufashe umwanya. Jorgen Zommermann niwe ukomeje kuyobora rero mu birometero bya nyuma bigiye gusoza agace ka gatatu ka Tour du Rwanda 2026. Afata position aerodynamique kugira ngo angane n'umuyaga kubera ko umuyaga imra uhuka ku cyaga cya Kivu ahanyuma ahangaha ku bantu b'Urusizi arimo amanuka ajya kuri wa muhanda ujya kuri Rusizi no ku karere. Nibyo nanze kuvuga hoteli kugira ngo ntamamaza. Niho hano rero muri position aerodynamique kutegeranya amaguru kuriya no kugira ngo igare rye ariho uburemere bukwiye noneho yinjiye mu muyaga neza koko aremereye. Jorgen Klopp araje. Ngo rero Jorgen Zommermann nubundi watatse rwose mu birometero 20 bya nyuma baramureka agenda agiye afunze rase rero afunze rase kwa kuno mungu yiteguye kunyukira igare agiye kuzamuka ibirometero 4 bya nyuma Kayishema kilometero yeza nyuma kuri zo murandi ngizo rero akaba yamaze gukata rero wa muhanda abwiraga asize umuhanda ujya ku Kivu afasha umuhanda uruka mu Rusizi asiga n'umuhanda ujya kuri Kamembe International Airport. Oya ntagaragera agiye kuzamuka ahubwo afasha umuhanda ukanya gato araza gukora ya deviation nabwe yakati buryo abivuze ko asize iburyo ni nyine iburyo ibumoso niho arasiga ibumoso akati buryo. Zommermann Jorgen araje ngaho bamubwira ko ahantu haramanuka cyane ndetse harimo utuntu dutoya arimo bamusaba yuko ajya mu ruhande rw'ibumoso rw'umuhanda aba bita drapeau jaune babakoze akaza kumenya cyane kugira ngo umutekano ngiyo na peloton ariko yamaze gukata yamaze kujya ku kilometero cya 4 ngabo rero bakaba amaze gusesekara ndetse ngaho rero akase noneho yerekeza he agiye kujya gushaka ikibuga cy'indege cya Kamembe. Uwo ni umuhanda kujya mutoya uwo rero agiye ahangaha atangiye gutambika kilometero 3,200 niba mureba neza hariya harimo hasi Paul akaba yisize uwagarutse mu mujyi wa arasiga abamukurikiye amasegonda 25 ndetse barimo na Yellow Jersey ndetse ageze mu birometero 3 bya nyuma amaze gukora kilometero 200 agiye kuzamuka kilometero 3,200 ngiyo peloton ya mayo jaune yaje. Enoke ari hehe? Enoke yakase. Reka turebe rero kilometero 3 za nyuma Jorgen Zommermann yahagurukiye igare arongera aricara. Amasegonda 25 kuri Jorgen, amasegonda 25 peloton inyuma arahindukira ariko peloton yaje 25 mu kuzamuka ni make cyane ku buryo igihe cyose peloton yamumira. Ni peloton ikomeye, ni peloton izamutsemo Nyariteria, peloton irimo mayo jaune Paul Marty, ni peloton izamutsemo nimero 2 Enoke Murbrahani. Ngabo rero ariko barimo arasigana ninde mayo jaune afata icyemezo Paul Marty mayo jaune nufata icyemezo yo kura kubera ko nta muntu asiganye mu ikipe kumukururira nukubyikorera niba ashaka kugumana mayo. Nibyo rero ibirometero 3 bya nyuma nubundi usigana kuri groupe mayo jaune ari nako na Paul Martin nawo musozo umubwira uti ibi ntago ibyo nimwigiyaga Inyamata sibyo mwigiyaga Nyanza. Nibyo rero woni Jorgen ari nako directeur wisiganwa technique Philippe Koyu akaba ari na directeur technique wa Tour de l'Avenir avuga ati ngwino tugende ngaho rero Roda arahageze nguyu rero kilometero 2 za nyuma birometero 2 bya nyuma kugira ngo arahagurukira igare
n'umuzamutse urebye ibiro bye n'indeshyo ye ari guhindukira cyane umuyaga urimo uva mu majyepfo ujya mu majyepfo y'uburengerazuba yakagombye kwihorera reka turebe rero Enoke ari inyuma uyu musore agiye aha ngaho rero hariya tugendeze agiye gusiga umuhanda w'igikamembe afata umuhanda uza kuri kati iburyo Jürgen Klopp kati iburyo ariko n'ibiki ndabona mayo jaune ahisemo kudefanda Enoke mu Rwanda dore no tugize amasiganwa atandukanye hari abarwanira mayo jaune hari abagiye gushaka Jürgen na etape ubu dufite mayo jaune Enoke afashe umwanzuro wo kuzamuka mayo jaune ubu ni bwa buryo kuvuga ngo reka none nguzamure ngusige mayo Enoke yamaze kuva muri etape agiye gukina mayo jaune nibyo kuko ntacyo Jürgen Zommermann yabatwaye kuko etape ya mbere yasoje ku mwanya wa 16 etape ya mbere ku mwanya wa 34 etape ya kabiri asoza ku mwanya wa 16 mukanya urebe ku rutonde rusange aho Jürgen Zommermann ahagaze kuko urabona ko mayo jaune bo barimo barakina na hagati yabo arigendera rero Jürgen Zommermann ufashe umuhanda wa nyuma ugiye gutumugezaho turi gusoreza etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yahagurutse Huye ikaba igiye gusorezwa Rusizi kinire mibi cyane kuri no groupe imukurikiye kubera ko harimo gusigana hagati yabo nta muntu uri gufata umwanzuro nta mukiri ufite mugenzi we kuryamukurira ndetse twagize isiganwa rya gatatu rya mayo jaune kubera ko Enoke mu Brand muri bano bantu wagiye ni uri hafi arimo asiga amasegonda 5 bityo Paul Martin yahisemo kureka etape asigarana mayo jaune kubera ko ushobora gushaka byinshi kabura n'icyo ufite tugize isiganwa amasiganwa 3 hari Jürgen ujya gushaka etape hari abari kumuhiga ndetse akabona mayo jaune yahisemo kwivamo ndetse bajya gukina gusa ntabwo birarangira bamaze gukata rero groupe ikurikiye ari nako groupe ikurikiye ari nako na mayo jaune ndetse na Enoke baza nabwiye ko impamvu nuko mayo jaune yasanze etape atayikina ahitamo gukina mayo jaune mu gukina mayo jaune yahisemo contre attaque yahisemo kudefanda Enoke mu Rwanda kilometero ya nyuma rero kuri Jürgen Zommermann nibyo rero ari muri kilometero ya nyuma kugira ngo asoze hano yegukane etape ya gatatu ya Tour du Rwanda turatangira kubara metero Zommermann asigaye cyari gishize n'ikindi imyaka bate Amsterdam hariya neza hafi ya farumasi hafi y'urusengero be bategereje imyaka igera hafi yagiye kuba 20 Zommermann ese yamaze kwitegura ahagurukira none igare dore bwa mukinnyi w'umunyonzi mwiza bwaga uzamuka nyuma y'imbaraga nyinshi yakoresheje none ubundi buryo kugira ngo aguruke kuri ya pesi yazamukaga azamutaza hano ku isoko rya Rusizi kuri full gas nimero 45 arongera azamukira igare nikekana ko imbaraga zamaze kubanye ariko umuzamutsi mwiza ntabwo agomba cyane ibari gukora no kugira ngo agume kuri ya cadence nyuma nafite kilometero 20 ku isaha nkaba nasubiye inyuma kuri kilometero 18 reka nsubizeho za kilometero 2 kugira ngo atagira ungarura azamutse Zommermann niyo mpamvu ubona ejo abamoto barabirukanaga ariko uko akari umuntu ku giti cye nta kibazo byari ngo rero Zommermann yongera kwakisera kugira ngo arebe ko yashyira meta ageze muri mwabonye ko amaze kwinjira muri metero za nyuma Zommermann aje gushaka etape barategereje Amsterdam barategereje Zarahe n'ahandi bategereje ko bareba etape ariko birakunze ngo rero umuhungu azamutse aje gushaka etape ya Tour du Rwanda bigoga byarangiye nibyo rero ni Jürgen Zommermann ugeze hano rwose ukinira ikipe ya Picnic wamaze no kubasiga kuko yafashe umwanzuro hakiri kare cyane akaba aje gusoza rero hano mu karere ka Rusizi Jürgen Zommermann umusore w'imyaka 20 ugeze mu karere ka Rusizi ariteguye ashyize rinete inyuma ari kwihanagura arashaka ngo aserebure muri manière kuko yabikoreye afata makiyaje afata kapudira kisiga kugira ngo aze gufata ifoto ikwiye neza Zommermann Amsterdam aragutegereje Zarahe baragutegereje Ajax PSV Eindhoven na za FC Twente baragutegereje abantu bose baragutegereje kugira ngo bikunde ayubura amaso ahubwo ntabwo tuzakomeza gutegereza abwira abahorandi ko batazategeza igihe kinini bati uru Rwanda narwo ni urwacu dufite ambasade Gefesirete Zommermann Jürgen umusore wavutse tariki ya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2006 reba ibyishimo byo kurangiza 1-1-1-2 avuga ati twarabikoreye ari nako avuga ati dore mayo jaune araje Enoke byamugendekeye gute ari no kumunyetera afata umwanya wa 5 Enoke mu Brand ahangaha Enoke n'umwanya wanze gusa baritere yabaje reba yaje hariya yitwa niyo ngurusabwe mayo jaune nabaje kudefanda ari marwana amasegonda kugira ngo rekora amasegonda barangwa musega niyo ngurusabwe nawe ahita atambuka ku murongo reka turebe rero abandi be kudefandana mayo jaune Paul Martin aza ashaka
amasegonda agomba kunyugiga kugira ngo arebe amasegonda yo gukuramo kugira ngo atavamo. Paul Marty agera hano arimo arashinyiriza. Tour du Rwanda yatangiye. Paul Marty Gefersi Terde Jagani Zumelmandi nababwiraga ko umusore wavutse ku itariki ya 13 kwezi kwa kabiri 2006. Uyu ni umuhorandi ufite ibiro 67, afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 90. Yavukiye mu gace ka Franeleke, yegukanye etape ya gatatu ya Tour du Rwanda 2026. Yahagurukiye mu karere ka Huye, isorezwa mu karere ka Rusizi. Twavuye mu majyepfo y'u Rwanda dusoreza mu burengerazuba bw'u Rwanda mu mujyi wa Kamembe. Tour du Rwanda 2026 official iratangiye ku uyu munsi. Dukoze imisozi 6, sprint 2. Felicitation ku muhorandi iyarukaga kera mu mwaka 2009. harimo amasegonda 11 Paul Marty yasigaga Jürgen aina kutwakira mu gishambo yize. Ese yaba amasegonda 11 avuyemo tukaba tugiye guhindura umwenda wa mayo jaune tukaba undi muntu wa gatatu wa Tour du Rwanda irakomeye. Tour du Rwanda irakomeye cyane kandi Tour du Rwanda iraryoshye Kayishema kuko Rusizi murakoze cyane. Rusizi Kamembe mwakoze cyane kandi muze kwakira ababaganye serivisi nziza inoze nk'ibisanzwe ku banyarwanda. Imyaka Aka kantu se navuze ka Gefersiter de usiko gasobanura ndumiwe nateguye we. Attention nguwo rero Jagani Zomerman umaze kwegukana etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yiteguye. ubwo umuhorandi yatwaga etape ya Tour du Rwanda. Uyu muhungu yaracyambara pamperse, yari afite imyaka 2 ariko aravuze ati reka nkwereke ko mu by'ukuri byaba. Ubu ni nkaho uyu ni umuhungu watsinze etape atwaye imyaka 17 yo gutegereza. Nibyo rero felicitation cyane. Mwongera nkagira nti mu rurimi rw'igihorandi bagira bati Gefersiterde kuri Jagani Zomerman. Negereje ubutumwa bwa ambasade. Christian rero Zomerman Jagani amaze kwegukana etape ya gatatu Huye Rusizi. icyo bita umusozi rero hagenda haza umwe umwe kubera ko nta hangaha umuntu arimenya wakibura ugapfa. Ari nako rero twakira abandi bakinnyi. Ndabona amakinnyi y'ikipe ya Moving Star, ndabona umukinnyi w'ikipe ya Bike Aid yo mu gihugu cy'Ubudage. Reba ukuntu abahungu babaye, reba ku matako yabo ukuntu babize icyuya, reba uko barwanye intambara, barwanye n'imisozi, barwanye na Nyungwe, ariko mwaryohewe kuko kugira ngo igare iyo isiganwa ry'igare kuba aha hantu hagoye. Merawi Kudusi n'umwambaro w'umukinnyi w'umunyafurika mwiza rero bakaba aseseka ngaha. Twakira Uwiduhaye Mike muri Benediction Banafrica, ikipe hari Rubavu, ikipe ya Continental Team. Wari umunsi ugoye, wari umunsi kuri benshi. Akaba rero Jürgen yambaye umwenda w'umuhondo. Umwenda w'umuhondo uragiye, umwenda w'umuhondo Never say never. nakubwiye ni iyi tura komeye. Uyige kureba ikintu cyo guhindura jezi. Ndaje mukaya nkwereke twarikaga 2 byabayeho 2010 ibihugu bibaye 3 bitandukanye twaye etape. Twakira Uwiduhaye Mike. Uwiduhaye Mike wambaye umwambaro w'umunyarwanda witwaye neza ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wa mbere. Ibyo rero mu kanya gato twaba tugiye kwinjira mu bihembo by'umunsi wa gatatu. Etape yahagurutse mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda, ikaba isorejwe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eritrea bagerageje rwose gukora, Roto yagerageje gukora ariko byose byanze kuko Jagani yafashe umwanzuro araza agera aho basoreza. Kilometero 3 za nyuma uzikinye neza cyane. In few minutes we'll be talking
nibyo rero akaba Jorgen ariwe utwaye iyi etape kugeza ubu ngubu. Abahorandi bategereje imyaka 17 ariko arikoze navuga ko Picnic yakinye umukino wabo neza. Basubiye inyuma bajya gutegura umukino uzaza gutwara etape muri nuko ngo umubyeyi yateguye umwana kuko imyaka 2 ntabwo ari nini ashobora no kuba yavuye yarabirangije akajya turumva yakoze ubukwe 2026 cyangwa akayarateye imyaka 2007 akavuka umwana akahita yizeye gutya Tour du Rwanda agatwara etape ya Kigali Nyagatare ubundi akahita bisoza. Navuga nuko gutegura gusa abantu babonye ko turatangiye kubera ko isiganwa ririmo riragenda ku buryo mu by'ukuri ibi bintu mubonye izi kilometero 3 mubonye ejo hari kilometero zo kuva ku Kivu zigera Pfunda. Ikintu kiri kundyohera muri Tour du Rwanda ni uburyo nyine hari abantu bakurikiye isiganwa by'umwihariko bagenzi bacu b'abanyamakuru ku buryo nyine hari ahantu umuntu kubwira kuvuga amasaha ugira ngo ni ikintu cyoroshye umuntu agahita kwandikira akamesaje akubwira ati muvandimwe hano hantu ibintu ni gutya na gutya uzi box to box mesaje nujuje kuko iyo turi gukora ntago mba ndimo ndareba kuri WhatsApp ariko abantu batwandikiye box to box mpaka ikugezeho. Iyo rero ni etape ya gatatu ku munsi w'ejo yego nicyo kintu natwe dutegereje ariko kugeza ubu ngubu ku rutonde rw'agateganyo iyi etape ya gatatu yavuye Huye ikaba isorejwe Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda uyegukanye ari intera kilometero 145 yegukanywe na Zomelmandi Jagen uyakinira ikipe ya Development Team Picnic yakoresheje amasaha 3 iminota 44 amasegonda 53 ndetse n'amaterse 62 yakurikiwe na Van Gils Lucas ukinira ikipe ya Lotto yagerageje ariko bikanga we yakoresheje amasaha 3 iminota 45 amasegonda 13 bivuze ko asizweho amasegonda 20 yose. Hanyuma umwanya wa gatatu ujeho Mateo ukinira ikipe ya Development Team Picnic mwabonye yinjira ari guserebura avuga ati akazi k'uyu munsi twagakoze kandi twagasoje. Hanyuma rero inshuti ya Kayishema Enoch asoje ku mwanya wa 11 kuri arimo uhita ushaka ibihe cyane arimo arasigwa amasegonda 48 ubwo nyine kuri klasoma y'iyi etape ya etape ubwo turaza kureba kuri klasoma general ahubwo ubwo tugahita tujya kureba ngo mayo jaune Mati Saliano Po wambaye mayo jaune yasizwe amasegonda 57 oye umunese niko kwagera nibwo ari kwagera umusozi wabariye umusozi nagari ibintu byabo tugiye gushaka rero umunyarwanda waje hafi ni niyo nkuru Samuel ukinira ikipe ya Amani yaje ku mwanya wa 10 hanyuma rero Samuel akabasizwe amasegonda 43 mu gihe undi munyarwanda waje hafi ni Muhoza Eric usoje ku mwanya wa 10 wa Team Amani akabasizwe umunota n'amasegonda 26 mu gihe Mugisha Moise yasoje ku mwanya wa 21 akinira Benediction Bafana Africa yasizwe umunota n'amasegonda 49. Mary Hawi Kudus asoje ku mwanya wa 25 akinira ikipe y'u Eritrea yasizwe iminota 3 n'amasegonda 50. Hanyuma rero Alaya Zelai na Home wagerageje gukurura ariko bikaza kwanga mu birometero 25 bya nyuma agafatwa na peloton asoje ku mwanya wa 29 asizwe iminota 5 n'amasegonda 8. Kugeza ubu rero uru rutonde rw'agateganyo rwa etape nuko nguko ruhagaze. Ubwo rero tubabwire ko ku munsi w'ejo ari etape ya 4 ya Tour du Rwanda. Etape ya 4 ya Tour du Rwanda ku munsi w'ejo gazaguruka mu karere ka Karongi gasorezwa mu karere ka Rubavu. Akaba ari etape ifite intera kilometero 127 ndetse na metero 200. Iyi etape yo ku munsi w'ejo izaba ari etape ya 4 ya Tour du Rwanda ifite imisozi ariko by'umwihariko ikagiramo
umusozi wa kategori ya mbere Rutsiro, Nyundo, ariko hakabamo umusozi wa kategori ya gatatu Gisaze ndetse n'umusozi wa kategori ya kabiri Rambo. Ngiyo miterero ya etape yo ku munsi w'ejo itoroshye habe namba kuko bagomba kuzazamuka Funda. Nubundi gahunda ni yindi ni RBA hafi yawe, ubu ntibikiri hafi yawe, ahubwo ubu twabaye mahwi n'abanyarwanda by'umwihariko muri Tour du Rwanda. Yego, iyo rero ni Kamembe, umujyi w'akarere ka Rusizi, umujyi umaze gutera imbere by'umwihariko mu nyubako z'ubucuruzi, kuko ni ahantu h'ubukerarugendo bagomba gutunganya no kwakirira abashyitsi babagana. Aha rero yewe reba karadiyo byanze ntabwo tutagize ariko biranga. Ibaza ariko umusozi wariye niryo icyo ushaka cyose. Hariya hirya ngiriya obi ariko iriya ni peti, iriya ni peti frere. Kamembe rero ikungahaye kuri byinshi kuko ifite n'ikibuga mpuzamahanga. Umubwira narebe muri screen ibintu yakoze. Yes, you can start the interview. How are you feeling just being the first person to finish the line and crossing the line today? Tell me your feels. How are you feeling tonight? Yeah, I'm feeling great. It was a super day with all my teammates, and we smashed it. So it was incredible. What are some of the tactics you used in today's stage? Some of the tactics you used climbing those mountains. It was really a tricky road, but how do you use those and how do you win today? We tried to make it a bit a hard race, but it was quite hard to do that. But at the end we were attacking me and Matteo, and we felt that we were really good, so then we just went for it. What's the importance of having a team in this segment? Like going through the race with your team, how important was the collaboration and how did you collaborate together? It's really important to cooperate together, and to have such an incredible team today. It was so nice. Like all my guys worked for me and Matteo, and it was so good. How does racing in Rwanda feels compared to places you have been? You have toured all around the world, like coming to Rwanda and racing in Rwanda, all these climbs and all that. Yeah, it's really different than the race I did in Europe. Like it's on altitude, it's a bit more hot for this time of the year in Europe. So it's really nice. And how are you getting ready for the remaining stages? Today was stage 3. How are you getting ready for the remaining ones? I will recover like I usually do, and then we just gonna go for more stage wins, and we try to go for everything. Was there any challenging moment throughout the race? Like, what are some of the highlights would you share with us today throughout this stage 3? There were not. I didn't have anything. Like I felt all day long good, and I felt all day long that it could be a great day. Congratulations and have a nice day and 2 more wins. Thank you. Thank you. Thank you so much. And yes, tumaze kuvugana na Dragon Zamamanda umaze gutsinda stage ya gatatu. Ubwo tuvugana ubu ngubu ari hano muri Rusizi, amaze kutubwira uko yiyumvaga. Namubajije niba koko uko byagenze, uko byamugenza gatsingiye nta cyose nanifite rwose. Uno munsi byagenze neza, nta mbaraga, amashyamba nta kibazo cyamuteye, amakora nta kibazo yarafite. Ku kindi kinagarutseho nuko u Rwanda rutandukanye n'ahandi hose yageze no muri Europe.
kuko uno munsi was a challenging one but teamwork byagenze neza nta kibazo muri rusange. Rigoga back to you Natiti. Arakoze cyane Christian kutuganiriza Jagen uburyo yanyuzwe na etape ya gatatu amaze kwegukana yahagurutse mu karere ka Huye kabisorejwe mu karere ka Rusizi yavuye mu majyepfo y'u Rwanda isorezwa mu burengerazuba bw'u Rwanda. Keshema twavuga ngo Tour du Rwanda yatangiye by'umwihariko ku bantu bakunda imisozi kuko twagize etape ebyiri z'imirambi. Niyo mpamvu muri studio za televiziyo Rwanda tugomba kwakira boss nyirubwite kugira ngo atubwire nyuma etape ya gatatu. Ariko mbere na mbere oya wibyihorere biri ariko ni ngombwa kubigarura nitudasubira kuri video y'ejo ndi kwa gatandatu nta kintu ntacyo utangaza tubanze dusubire nta highlight afite mu kiganiro Keshema avuze ko Enoke etape ya gatatu ari gutwarireho Tour du Rwanda. Reka nsabe muri Bivani washakira akabazo Enoke agize tubari ko tuganira gusa mu gihe cyo kubishaka Iber umuyobozi wa Tour du Rwanda Tour du Rwanda yatangiye uyu munsi kuko twanditse amatake tugize turabyibura tubatse nta mwanya wo kubifata mu mutwe. Etape y'uno museri uyibonye ute? Iyi etape kambabwiye etape iri mu bwenge bwinshi. Njye navuga ko yatangiye gusobanuka neza umuntu atangiye kubona ibyo ari byo. Tugisohoka mu ishyamba rya Nyungwe niba narebye neza kandi ndabashimira cyane uburyo turi RBR covering ariko niba narebye neza nibwo iyi kipe ya Picnic yatangiye gufata control. Niba mwabonye igihe batangiye gukandira bya nibyo bita bikwereka ekipe ukuntu ihagaze ariko nanjye mvugishije ukuri ntago nitegaga results zimeze gutya ntago numvaga hari buze harimo ekari ingana gutya. Ibi bise bitwereka ko ngewe mvuze ngo mu project nahita mbona ko kuri etape ya 7 n'iya 8 ibintu bizahinduka ku kigero cyo hejuru ahubwo bikiyongera uko twabibonye ubu ngubu. Abantu bafite impungenge ngo abakinyi b'abana n'ubutonye umuntu tujye dutekereza kuko ba Enoke yaba no wambaye mayo jaune mu minota ya nyuma baraciye. Iki gitekerezo cy'aba development team kitweretse ko koko aba bahungu bafite ubushobozi bafite n'ubushake bafite n'imbaraga zo kuba bakora ibyo abantu batatega kuko jewe nenzi ko Enoke angagiye kuma mayo jaune. Eka nkubwire titi urumva erega niyo ya identity twavugaga. Niba wokurikira amanu z'amarushanwa menshi irushanwa ry'abana batoya niryo wakuruta n'iry'abantu bakuru. Yego abangaba ni bakuru ntabwo bavuga ngo naba junior ariko ntabwo bavuga ngo harimo imibare myinshi cyane harimo kwifata kwinshi. Ikindi kintu tureke nibyo ngibyo motivation iri hejuru. Ahangaha uyu ntabwo ari umukinnyi ujuje gusubiramo ibihe by'ingizi byaranze etape no munsi. Ntabwo yari umukinnyi wigeze uza gushaka uze mvuge gute yaje ari kuvuga ngo ndi kuri mission imwe gusa. Aba n'abana bafite imyaka 19 20 mission yari imwe kuvuga ngo ikipe yanjye ngomba kuyereka ko ngomba gukina Tour de France. Ibazo abo bakinnyi mwamwe bavuga ngo n'abakinnyi 51 bashyashya wenda ntabwo ari bose da ariko ibaze niba ari 20 iyo umva ukuntu iyo competition imeze. Twatangiranye twavuze ikipe ya Picnic ubuno n'umwanya kugitsubira inyuma uteryo Picnic yigiraga mu muhanda breakaway ya mbere twashatse twagerageje kubona Picnic yabigerageje ntibyakunda twaje kugira none se titi nkungo tukiri hano ntabwo niba bayigerageje nubona ko ari no basetinze uri iyo bamureka akagenda yari kuza agafasha uyu wagiye yari kuza agafasha kuko turaza kureba muri finish n'ubundi umukinnyi wa kabiri wa Picnic bivuze ngo uwagomba kurinda wagiye n'ubundi afite imbaraga zo kwagira nga twatangiye breakaway y'abakinnyi batanu Manizabaye Eric Miguel Hedman Eyob Metkel Shafiki Mugaru na Rumuriza Aime wa Meisal. Abangaba bagiye nyuma yaho baza gufatwa twakomeje tugira breakaway y'abandi bakinnyi batanu barimo Grimey warusigwaga amasegonda 7 Vidal Victor Twizere Tiene Ole ndetse na Muhoza Eric. Abangaba bageze Nyamagabe ari imbere bararwana ibihembo bya sprint barwana imisozi yari iri mu muhanda. Mu by'ukuri umuntu avuga ko kuri no musore w'umunyaritera by'umweko Grimey icyo yifuzaga uko nabonye ko ari umukinnyi mwiza uzamuka ahubwo no gutangira no gushaka utuntu twa hafi. Uyu nguyu icyo nabonye inuzamayo ya sprinter zayirangiza uyu mudage okay yego oye ngende kuvuga petit frère wa Grima kuzamuka ari nako twakira abangaba ni babakinnyi baba abasidoone ko n'umusprinter arahageze ukuntu bayita se iyi bayita grupeto ahangaha iyo wibeshye ugashaka gusiga abandi banaguhagarika bakakubisa abandi bagiye uri he kuki wumva ubu ngubu tujyane ntare abagenda baganira inshuti ko bareba gusa ko iminota itari inshuti magara Iber uyu munsi ni umunsi wa gatatu habayeho guhindura imiterere y'ama stage guhindura uburyo bwo gutumira ama equipe as development teams ni ukuvuga ngo Tour du Rwanda 2026 irimo ibintu byinshi bishya hajemo bonification nibura kugera ku munsi wa gatatu ibyo
ibyo byiyongeremo n'izo mpinduka zabaye muri Tour du Rwanda urabona hari uburyohe byongereye muri Tour du Rwanda nubwo tukiri kare ni ukuri ngiye kamvuge ngo nk'ibintu byinshi natekereje kuko ibintu byose kamwe byinshi nakoze concept yabyo numva umutima wanjye unyuzwe kugeza uyu munsi uranyuzwe cyane cyane iyo ubona ukabona ukuntu twese tubishyizemo imbaraga nta ibiri gukorwa byose si uko ari ngewe ariko urumva nibura iyo ubona ukabona abantu bahagurutse ikindi kintu umuntu ugashaka kubwira ati wow this is really nice this is good ukabona ko yaba ari umusponsor arishimye yaba ari umukinnyi yavuga ati ni ukuri pe n'udukosa duke turimo n'utuntu turi adjustable ariko ukabona ko nibura plan irimo iragenda neza umunsi wadutonze wari uwa mbere ariko murabizi neza ko events z'iminsi myinshi igihe cyose none n'imvura yari hari ariko ubona ko ibintu byafashe ritme setup imeze neza nibaza ko noneho n'abantu bari gukurikira by the way narumbe mbonye 160 na bingahe kuri live ukuri kudusi kuri RBA ibi ni ibintu tuzicara tukanywera wow kwa ngo DJ marabyumva kuko niwe chef wa mission ya Tour du Rwanda nzababera intumwa ni iki twakwitega muri etape yo ku munsi w'ejo izahagurukira Karongi igasorezwa mu karere ka Rubavu mu kanya ndimo ndabibwira abantu ko dufitemo imisozi ifite kategori ya mbere dufite kuza aho bazaca pfunda hamwe mu hantu harehare bagomba kuzanyura ni iki kintu abantu bakwitega ku munsi w'ejo ubwo turaguprofise nyine ejo nta mpinduka mbona kuko impamvu ni iyi ngiyi iyi ekipe ya picnic niba mwabibonye igihe bakuriye tugisohoka mu ishyamba niba nibuka neza kilometero 25 za nyuma biragoye ko hari impinduka izaba kuri classement general nuza etape ishobora gutwarwa n'undi muntu mushya biriya byo ni ibintu bisanzwe ariko ni ukuvuga ngo ukuntu abakinnyi bapanze n'ukuntu bakurikirana kuri classement general nta kintu kizahinduka ejo ishobora kwisubizwa na NSN impamvu ni iyi ngiyi niba ntabwo nanditse ko ngewe Mayo Jeune bari mugeze ahangaha njye nahoze nibaza ngo ni gute bamuzamukanye mu misozi wose bazamutse asigarana na Lieto n'umwe nawe avaho Mayo Jeune asigara yitwara wenyine ari guhangana na Enoch etape y'ejo uretse kwisobanura mbere yo kutuzukata tujya ku kibuga cya Kamembe twagize ikibazo Kigali ariko ikibazo Kigali ntabwo oya ni Thompson uyu wari muri Nyungwe wagize ikibazo Kigali ariko byafashije kuko muri tactique ya Roto bahise bituma Duarte Marivoete yaje kwita komeza nubwo ubu ndavuga ko yiyenerve cyane reka ngwize ukuri nuko bwose abetinze kuri nuza kuri reka ngwire niyo dukora renverse tugihuye nabyemera ariko ukuntu none uzipanze ntabwo byazakunda nuko ubirebe neza none reba niba bigenze gutya tutaragera ku Kimisagara nibigera Kimisagara ariko nakabazo ka tekinike twagize karimo umunota urimo reka reka mboneraho no kubwira abantu reka tugumane tubikemure tukivuga kuri classement general yacu ukuntu iteye rero kugeza ubu ngubu nuko umukinnyi uyoboye ni arimo akaba ari gusiga umukurikiye mwene wo muri Roto akaba ari kumusiga ibigize amasegonda 20 wari wambaye umwenda w'umuhondo akaba ari nde niyo nkuru Samuel ni umunyarwanda kuza hafi mwambaro w'umuhondo wagumanye Jage cyagumanye Mayo Jeune uriya ukuyemo uriya yayivanyemo nashaka kureba po ahantu hahagaze kubera ko wowe wambaye umwenda w'umuhondo kuko niyo nkuru Samuel niyo munyarwanda uri kuza hafi arimo arasigwa amasegonda 48 akurikiwe na Enoch Murobrani uri gusiga amasegonda 49 byatangiye gukomera ndagiye none umishwa yajya kuba amasegonda 49 kabanza ka wariwe ndebe neza ko ari oya buretse ndisubiye iriya navuga etape reka ndiye classement general kabaye oya nabwo aka Jorgen afite umwenda ayamara sigwa n'ubundi ayamara kurikira umukurikira n'ubundi byo ni amasegonda 20 nibyo Mayo Murobani ni wa 10 ni 43 ntaho bitandukanye niyo nkuru Samuel ni uri kuza hafi n'amasegonda 11 we ayamara asigwa amasegonda 48 ibe mukanya kaje matumye harakantu tansobanuriye kugira ngo tukure kugenda ejo urabona ari he akazi kazarangirizwa kuri etape ya Karongi Rubavu kugira ngo tubone umuntu utsinda nkuko uyu munsi twari dutegereje ko umuntu
uza kumanuka ibirometero 5 bya nyuma aza ahangaha mbere yo kuzamuka kuri Kamembe International Airport yaza hahandi po yahisemo kuvuga ngo reka ntigeze unkurikiye w'amasegonda 5 Imurban ari nako rero umusore w'i Amsterdam na hariya aba yamaze kubona ko umwanya wa mbere yagiye agiye gucunga umwanya wa kabiri ariko birangiye ageze ku mwanya wa 10 po ageze ku mwanya wa 14 ari gusiga amasegonda 47 ejo niyo hari akazi gakomeye njye kambwira ejo nta kazi mbona akazi karahari groupe yose zaranze akazi kahari bamaze kuzebuka mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Rubavu bagiye gushaka brasserie harimo kilometero nyinshi zamuka none se titi ninde uzatanga akazi dore aho ngaho picnic irakomeye maze kubyemera kubera ko ifite abakinnyi bakomeye nigatanga rero nta urumva nigatanga oya iyo ejo izakora protection ya maillot jaune kuko bakoze protection ya maillot jaune ejo banayambara ku munsi none se ninde nabaye abantu twabonye barimo bagerageza bashobora kuba challenging nabo kuko NSN twabonye ko kuzamuka atari byari kora movement ya nuza ya kuko akambwiye NSN ikintu izakora izaprotege nuza kuko rega bashobora guprotege umuntu uza mu sprinter wabo itamad kandi ari picnic fakwa gusa nuza maillot jaune ariko ntago nemera ko Itimari yazamuka izira kilometero enye zapfunze kuko rega tuzagenda tuzenguruka kuri brasserie wambaye maillot jaune si sprinter Paul Martinez ngaye baze niba yazamutse hano batambusize umusozi mwese hari abazamusigaye bivuze ko etape yayikinira ariko kandi ikindi byandi bavuga izo etape ebyiri zigiye gukurikirana nazo nizaba ari abagabo NSN iyo nemera ni y'Urubavu Itimari criteria mayo ni yabo oya uravuga ariko wowe ya circuit wari kuvuga iyo ejo ni ejo erega ko ngi nuba mu picnic nicara nikore ninde muntu dufite ugiye kwicara enjinga ko ari bumare habakina Eritrea twategeza kudusi ntabwo ari ku rwego kudusi ntare erega imyaka ibiri mu muntu imyaka si imibare twagushimiye cyane be arakoze cyane arakoze cyane be kudufasha kudusesengurira etape ya gatatu ariko aryohewe cyane kubera Enoke mwateze ibibazo byo kurwanya nta kindi ngibyo Enoke akaba reka turene nibazaga kuko hari igihe bigenda gutye ku muntu akafite amahirwe ko yakigarura ariko biragoye pe cyangwa ukundira umuntu wawe umuryamaho to cyane iyo umuntu ari uwawe ntabwo njya mpuzagurika gerageza kudahuzagurika ugumayo nibyo rero mu kanya tugiye kwinjira mu mwanya wo gutanga ibihembo bya etape ya gatatu yasorejwe hano mu mujyi wa Kamembe akaba ari mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu bakinnyi 30 ba mbere harimo abakinnyi bane b'abanyarwanda abo barimo Masengesho Venkeri wa 28 harimo Mugisha Moise wa 22 Muhoza Eric wa 19 niyo muri Samuel wa 11 twinjira mu mwanya wo gutanga ibihembo ngiye kubanza guhemba umukinnyi wegukanye etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yavuye mu karere ka Huye Rusizi Jageni Zobelmand ukiri muto rwose imyaka 20 twababwiye ko umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'Ubuholandi yaherukaga kwegukana etape muri Tour du Rwanda mu myaka myinshi ishize ko hari mu mwaka wa 2009 ubwo 2009 kugera 2026 myaka 17 yose umukinnyi rwose Zobelmand rero akaba umukinnyi wa 8 mateka ya Tour du Rwanda utwaye etape akiri muto ku myaka ye 20 n'iminsi 11 ubwo akurikiye Mera w'Ikudusi Binyamugirima Ardotaye Jacob de Besay Ndesenga Valence Nathanael Berhane Fedorov Yevgeny nibyo rero akaba yegukanye etape ya gatatu hanyuma rero uyu musore rwose etape yakoreye kuko mu birometero 20 bya nyuma yagiye bagira ngo aragaruka aritwara asoje mu buryo bwiza cyane kuko arabanje aritegura afata udufime turebesha inyuma arisokoza aritunganya arimakiya areba akantu hose ifoto iri busohoke imeze neza ubu mu Buholandi ibyishimo ni byose ubu mu rugo wese bashyiraho agasake bagakuyeho ijosi bate turakarya umwana wacu ni icyubahiro ni ibyishimo rero ku muryango ari nako rero navuze kuvuga ni ambasade yabo rwose ubu bamaze gutegura ubutumwa bwo gushimira Zobelmand ese ejo aragumana umwenda w'umuhondo mu karere ka Rubavu yose no kubitegereza cyane mbabwira ko igisamagwe cyamaze kugerayo ubwo birumvikana ko uburyo n'ubundi mwabonye ko muri parike ya Nyungwe nta kibazo cy'amashusho cyabaye bityo rero nta n'ikindi kizongera kuba nibyo aya ni amashusho meza mwafatiwe na RBA hafi yawe bakaba batwereka ibice bigize umujyi wa Kamembe by'umwihariko
ariya mazi yinjira mu nyanja mu Kivu ntabwo ari ibirwa nicyo bita mu gifaransa presqu'île umwigimbakirwa presqu'île reba ni ukuvuga ngo ubutaka buragenda bukinjira mu mazi ariko ntabwo bubikirwa icyo bita presqu'île ni hafi yo kuba ikirwa iyo presque nizamo iyo ni presque izamo hafi yo kubikirwa ariko mu kinyarwanda kizavuga umwigimbakirwa nuko genda kubakirwa umwigimbakirwa urakoze abo mwigirwa hakabaho ubunigo bwa Suez ubunigo noneho niyo amazi ajya gufatana ariko ntafatane ubwinigo niyo kanari ubunigo baba buri kuniga nyine buri gushaka umuhezo Jage ndabona nawe ise wambara umwambaro w'umuhondo nk'umuntu uyoboye urutonde rusange rw'agateganyo ku munsi wa gatatu arasigwa kabiri amasegonda angahe arasiga rero ku rutonde rusange amasegonda 20 Cyaka nkubwire ibi bintu batuzaniye by'ama development team birimo birahigika abakinyi bakuru amasegonda 20 rero ni ukuvuga ngo development team abakinyi batatu ba development team barakurikiranye harimo harimo picnic niyoboye picnic n'ubundi kongera gukurikira kimwe na Roto bivuze ko rero uko uyu musore ni nawe uri bwambara umwambaro w'umukinnyi ukiri muto arabura ndakwiye ko ari umunyafurika n'umunyarwanda muri bya bindi babiri genero reba uburyo yiteguraga avuga ati reka mbike izi neti zanjye kubera ko ngiye kuzamuramo bwa mbere mu etape ya UCI reba ariko aranihanagura mu maso kugira ngo ifoto igaragare neza iyi ni ifoto umuntu abika kure azereka abazamukomokaho kamubwire inshuti yanjye yahindukiye arebye inyuma rero abona nta muntu uhari maze Zumeman afata umwanzuro ati muhaguruke mukoma amashyi ndetse banayikoze abanyarusisi bashimye cyane araserebura reba ukuntu yari y'umusozi ariko ntabwo yigeze akora nk'ibyo twabonye baba sprinteri bigiraga serebura yo gufata ku jisho no kutwereka se nabibonaga mwambonaga se basi nukuri ntabwo twakubonaga ntabwo twakwizeraga twabonaga ari iby'abana ariko uyu muhungu aje muri Tour du Rwanda 2025 habaye shampiyona yo ku mugabane w'Uburayi European Continental Championship n'ubundi mu bakinyi bari munsi y'imyaka 23 basiganwaga intera ya kilometero 121 kuko ryari isiganwa ry'umunsi umwe yasoje ari ku mwanya wa karindwi iri siganwa yarisoje ku mwanya wa karindwi yasizwe n'uwa mbere amasegonda 47 mu by'ukuri ni umukinyi watweretse ko kuzamuka ari umukinyi mwiza Miguel akaba rero agiye gushimirwa umwenda warugumanye ndetse navuga ngo kugeza ubu ngubu urebye ku manota arimo arongera ahandi akaba rero ari umwambaro ahawe na BRD ikaba BRD ukaba RBA LBA biterwa n'uri musomyemo biterwa n'umuntu rero ni umwenda uhabwa umukinnyi iyo bigeze ahatambika nk'uko turi mu misozi nibura sprint ebyiri tugomba kuzibona uhageze ari uwa mbere abona amanota ya manota rero bagenda bateranya ntabwo ari ukuvuga ngo niwe wabaye mwiza muri sprint z'uno munsi oya ahubwo ni mwiza muri sprint nyuma y'umunsi wa gatatu yego kuko urabyibuka ko yabonye n'amanota yanayabonye muri sprint ebyiri twari dufite sprint ya kabiri niwe wayitwaye duhita tunamuburira irengero bivuze ngo we mu ntego yari afite uyu munsi hari ukuza kongera amanota ku yandi afite nta hantu hamwe yagiye gufata ya sprint ya nyuma avuga ngo reka nongere amanota yanjye duhita tumubura nicyo kintu uyu munsi yakoze Miguel akaba n'ubundi acyambaye umwambaro w'umukinnyi kangafoto aho rizafata ifoto Miguel Heidemann intermediate sprint cyangwa se niwe mu sprinter wacu wa Tour du Rwanda 2026 kuko ibi yarabikoze etape ya mbere etape ya kabiri nabwo yabonyemo aya manota ndetse ni etape ya gatatu uyu munsi sprint ya kabiri niwe wayegukanye tureba rero ubwiza bw'u Rwanda turi mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi tureba Rusizi ikibuga cy'indege cya Kamembe ndetse tureba n'ibirwa ndetse n'imyigimbakirwa ya kabiri uyu munsi yatwaye ni ya Kitabi reka kubwese muri ya Kitabi naje kwibona muri ya Kitabi hoyasi nakubwiye araje n'undi arabambaye umwambaro
umwenda w'umukinnyi muto, umwenda w'umukinnyi muto yambarwa na Prime Insurance, akaba ari insurance partner wa Tour du Rwanda. umwe mu bafatanyabikorwa b'imena ba Uyu Tour mugabo du Rwanda. wambaye UCI bamwita Steven Rage. Uyu mugabo yabanje kuba umukanishi wa Total Energy, nyuma y'uko ubu ngubu akaba ari muri UCI, ndetse yaje muri ino siganwa kugira ngo arebe tara zirimo kugira ngo zifashe kuzamuka. Akaba agiye kwambika uyu ni rero, umwe mu baje kureba abakinnyi be. ariko ku rwego rwa UCI. abanyarwanda se bambabariye bakagira batya, bakagira umuntu wigaragaza. tubure no gufata break away Kitabi rero, Nta mahoro ubundi, ntabwo utarama Kitabi ukuntu byagenze rero, ni ukuvuga ngo ubundi ni inkuru idafite ikibyemeza, ariko tugiye kuyivuga ahubwo bazashaka ariko natwe kubyemeza. tuvuga ko idafite ikibyemeza. Bivuga ko ubwo abantu bajyaga gucuruza mu Kinyaga aha turi, kuko igice cya Nyamasheke cyangwa se bahitaga mu Kinyaga, ngo iyo bamaraga kuva mu ishyamba bicaraga ahantu kugira ngo banze banywe irya nyuma ribaha imbaraga, itabi imbaraga za nyuma. Aho rero icyo gihe banywaga irimeze rite? ni igikamba. Ubwo rero aho ngaho abantu baruhukiraga bakanywera itabi, baje kwita ngo ni ku kitabi, bigenda twavuga n'ubundi. Abandi rero bakavuga ko ngo hari agasozi ukeragaho itabi ryiza cyane, ahubwo agasozi nakemera. oya ariko se agasozi k'itabi, kandi ari ikitabi. kandi hariya ushobora gusanga ari nk'igiti abantu bugagamo ari kunywa itabi. ubijyanye mu bintu byumvikana, kitabi nyine urahita wumva kandi ni igiti cy'itabi, igiti banyweramo itabi. okay, icyiza abantu tubahaye story ebyiri bajye gushaka ukuri cyane. ngayo ngoko rero ni etape ya gatatu yasorejwe mu karere ka Rusizi, hari gutangwa ibihembo by'abakinnyi bahize abandi. n'ubundi Miguel niwe ugiye guhabwa igihembo cy'umusprinteri. oya kuzamukaho, Kuzamuka. kuko uyu munsi yayabonye ni best. bivuze ngo yambaye Prime umwenda wa BD, yambaye n'umukinnyi uzamuka. hano biraza kumusaba guhita, ariko araza gutakaza wo kuzamuka kubera ko tugiye kujya mu misozi, kandi ntabwo mpamya ko yiteguye. atiteguye Miguel, kandi Ntabwo Miguel yiteguye. twaramubonye. Arya muri sprint. Uziko wa musozi wa Gatsibo niwo wayitwaye, urabizi? n'ejo yarazitwaye. yego, nyamara narakubwiye ngo Miguel umenya yarazanywe n'ibi bintu. uyu munsi watangiye ese ugize umuntu kuri finish, uzi ko Ariko tubuze kugera ahantu niyo yatwaye umusozi kayishe. kujya kuri kategori ya mbere ya Tetero, hahandi uyitwaye itabona amanota 11, bikaba bingana n'amanota yatwaye mu minsi ibiri. Kaza kubwira imisozi uyu munsi yatwaye, ahubwo Uyu munsi nyamara nta hano hari musozi abakinnyi yawutwaye. yatwaye umwe Yego. umwe tujya gusoza muri noze muri. nyamara hano hari abakinnyi Gusa baje ikibazo icyo bafite nshaka kubwira ni iki ngiki. Imisozi iri imbere. Imisozi iri imbere ni ikomeye, ifite Ko amanota dufiteho kurusha iyi kategori. ngiyi. Dufite nta kategori, babishyize kategori ya mbere, dufite kategori enye ziri imbere. Ni ukuvuga ngo Ejo- umuntu wazitwara yafite amanota 40, kandi Miguel kugeza ubu urebye ibintu biri mu nzira nta nubwo arajya ku manota 10, nta nubwo arajya kuri 20. Bivuze ngo nk'urugero ejo hari umusozi wo muri Rutsiro. uravuze ngo yegumire muri sprint, kuko nk'uyu munsi umusozi yatwaye, impamvu byamworoheye gutwara uyu musozi reka nze nyikubwire. yari amaze gutwara sprint ya Kitabi, ahita agenda atwara umusozi wa Nyungwe. hari Reba harimo nk'urugero kilometero. ejo mu Rutsiro dufite umusozi wa kategori ya mbere w'amanota 11. Ni ukuvuga ngo niba ashaka kwambara mayo jaune, kuko uri muri kilometero za mbere, uri muri kilometero 30, najye gushaka ranga. Ubwo rero muri Gweta aje nk'umunyafurika. nibyo nakubwiraga, ni impamvu uyu munsi Miguel byamworoheye gutwara uyu musozi. yagiye gushaka sprint ya Kitabi muri kilometero 51, ariko muri kilometero 59 harimo umusozi wa Nyungwe, yahise akomerezaho. kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumubona. uyu mwambaro ejo wari wambawe na Enoch, uhise wambarwa n'ubundi n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea Yafiet Murgeta. uyu munsi twababwiye ko ubundi mu nshingano ze mu ikipe y'igihugu aba agomba kujya gutesha umutwe wa adversaire, kuko abibonye ko yateye ibuye mu gihuru, abona abantu ntibagenda, ageze imbere baramugarura. nawe ni umusore ukiri muto kuko afite imyaka 21 gusa, ariko akaba ari umuspecialiste mu kuzamuka kurusha ibindi byose bibera mu muhanda. Reka mukanya Christian aramutubariza mu by'ukuri target ye ni sprint cyangwa se ni imisozi, kuko ni umwanya mwiza kuri we kugira ngo tumenye mu by'ukuri arashaka. uyu Yafiet Murgeta ni inshuro
iya kabiri yitabiriye Tour du Rwanda, inshuro ya gatatu yitabiriye Tour du Rwanda, ariko kandi yaje mu Rwanda avuye muri Tour du Sharjah, yarimo n'abakinnyi b'abanyarwanda, aho muri Tour du Sharjah yegukanye etape, yaje ku mwanya wa gatatu muri etape yari iya kane. Reka rero duhe umwanya mugenzi wacu Christian. Doma ya Christian tuganirize Miguel amutubarize, arashaka sprint, arashaka imisozi. That is being asked. First of all, congratulations to such a performance of today, and we can't wait to see you even win the yellow jersey. But for today, the first question from my colleagues, what's your favorite? Hiking, climbing, or the sprints? Honestly, probably nothing of them, because I'm more the time trial guy. So I can everything a bit, but nothing really. Tell me a little bit about today's race. How would you define it? From when we started from Huye, now we're here in Rusizi. There were so many mountains that you guys climbed. It was really called the Queen Stage. How would you define it yourself? Yeah, it was quite hard in the beginning. I tried to go into the breakaway, but NSN, they didn't want to let me go, so I needed to stay in the bunch. And afterwards, when we start climbing, I even managed to get 1 KOM and 1 sprint bonification. And afterwards, when we were through the crown tree, it was really nice. I even saw monkeys, so I was really happy. So it was a nice stage. Yeah, you just talked about the monkeys and what you saw. Like, how does it feel racing in Rwanda now compared to where you have been in different places? Now coming back to Rwanda, how does it feel? It's really nice. I was hoping when I saw on the team list that we are going to Rwanda, I was really happy that we are going back, and I loved the country also last year in World Championships. So yeah, it's just really nice to be back here. Definitely, I would love also to know what's your targets? What are some of your goals that you do have in this year of 2026 Tour du Rwanda? If I'm totally honest, then I would say that I still want to win a stage. I think it got easier today because I think I have minimum now 20 minutes in GC, so I did really easy because I was like, I need some more time gap to really hunt a stage because, yeah, yesterday it was just 1 second away from the yellow jersey, so today it was not, yeah, they wouldn't let me go, but we will see the next days. For sure I will go on a breakaway again. Definitely. How are you getting ready for such races? How do you get ready on a daily basis? Yeah, we have a team around us. We have a lot of staff who just do everything that we are quite well prepared. And yeah, now I will go back to the hotel, get a massage, eat well. What's really easy here in Rwanda because the food is really good. And then get a good sleep. And then tomorrow we go again. Congratulations and more wins to the next stages. Yeah, thank you. And yes, turimo turaganira ikibazo Titi yarambwiye ngo mubaze cyangwa ku cyo cyitwa sprints cyangwa mountain, yavuze ko kuri we whatever, kuri we bwose muri byo ntacyo bitwaye. Ariko ikintu cyagarutseho cya mbere ku Rwanda nuko ishimira ibiryo byacu, dufite ibiryo byiza. Yabonye amamonkeys ari muri mountain, ari muri Nyungwe, yishimiye kubona kuba yagenda. Ariko ikintu cya mbere target afite ya mbere nkuko namubajije ni ugutsindira yellow jersey nkuko abyifuza no komeza kuhavinga good time mu bijyanye muri Tour du Rwanda. Kuri yellow jersey biragoye, ariko akomeza agira icyizere. Nawe aravuga ko noneho mu ntego nyamukuru ashaka gutwara etape kuko ibihe byari bihari ejo byari bito pari raporo y'ibihe uyu munsi. Kuko ubu abakinnyi benshi bamaze kujya mu binini ku buryo agiye muri breakaway peloton yamureka, wenda ikaza kugwa mayo jaune, ikaza kugwa n'ibindi, ariko bamuretse. Ibindi nakubwira ko za breakaway zagendaga zirimo abakinnyi y'amasegonda 7, amasegonda 5, biriya nta kintu kintu kigomba kuba, abagomba kwitagarurwa buri kanya. Ariko kuko twizera yagiye afite iminota 5, byo rwose bakureka ari kwigendera. Nibyo rero niyo nkuru Samuel uhembwe nk'umunyarwanda mwiza wahize abandi. Ubu iyi jezi azayambara ejo. Oya, ivuye mu bitugu byawe widuhaye. Yego. Umunsi wa mbere n'uwa kabiri. Segonda rya Kabarore. Ryamugije ngayo nguko rero yari etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yahagurukiye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda, isorezwa mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe utuwe n'abaturage 34,883.
ni etape mu by'ukuri navuga ngo ya mbere yatweretse ishusho y'ukuri ya Tour du Rwanda, kuko uyu munsi nibwo twatangiye imisozi. Hanyuma rero umukinnyi wakoze breakawe kuruta abandi ni Roto kabisa, kuko yatwaye Thompson. ujyanyije n'abandi, ndetse navuga ngo mu by'ukuri yabikoreye. Ni umwenda hawe na Samuel Ingufu Limited. Yitwa Samuel bose niko yitwa Samuel. Ejo rero twahoze tubiganira ko ku munsi w'ejo dufite etape igomba nanone kuzatwereka indi sura ya Tour du Rwanda, kuko izahagurukira mu karere ka Karongi isorezwe mu karere ka Rubavu. Ni etape igoye ariko itari ndende. Kagwiza Yusufu perezida akaba umutoza ni les amis sportifs mu by'ukuri Muzehe Kagwiza wa les amis sportifs y'i Rwamagana. Etape yo ku munsi w'ejo Samuel uriya ni umuhungu yazamuye ikipe ya les amis sportifs kimwe na Muhoza Eric, kuko mbere ko bajya muri amande barakinnyi ba les amis sportifs. Niyo nkuru Samuel nyine warumvanze rero tumbwira Samuel niyo nkuru Samuel yazamuye muri les amis sportifs ya Kagwiza Yusufu. Hari undi Samuel ariko wari wambwiye cyangwa ninjye wabivanze? Niyo bivanda Samuel udiye se mugisha Samuel nakubwiye. Nibyo rero ku munsi w'ejo, etape yo ku munsi w'ejo ifite intera kilometero 127 ndetse na metero 200. Ni etape irimo imisozi, kuko ku munsi w'ejo tuzagira umusozi wa kategori ya mbere nyuma yo gukuraho kategori. Ku munsi w'ejo tuza dufite umusozi muremure wa Nyundo, hanyuma tuzagira nanone umusozi wa Rutsiro, ubundi tugire umusozi wa kategori ya gatatu wa Gisaze ndetse n'umusozi wa Rambo wa kategori ya kabiri. Ejo dufite sprint ebyiri, Rubengera mu kilometero cya 14 ndetse no ku kilometero cya 95, naho hari sprint ya kabiri. Ngayo nguko rero Rusizi ubu uyu mugoroba aha Kamembe. Eritrea uramubona Kudusi, Merihawe Kudusi mwiza, kuko niwe watwaye shampiyona ya Afurika 2025. Rainbow uyu mwenda ureba urategetse cyane, ngo iyo ni umwenda w'umushampiyo wa Afurika ariwo Merihawe Kudusi yambaye. Liliane Kayirebwa VP kangahe wa kabiri uri umwito wa mbere. Oya niko bimeze rega, buri muntu n'icyubahiro cye. Akaba ashinzwe imari, kuko wa mbere niwe ushinzwe ashinzwe competition. Bigango akaba ashinzwe iki? Ubutegetsi. Yego imari ni akatabaza. nari mwinjiriye mu butaka. UPI yiwe iyo ni ikipe y'igihugu ya Eritrea ihembwe nk'ikipe yahize izindi uyu munsi, kuko bakiniye hamwe. Urebye Eritrea uburyo baje n'uburyo basoje, ubundi Eritrea bari bafite intego y'uko batwara. Urebye uburyo bakinnye ibirometero bya nyuma, zari intego z'uko basunika Enoke akaza gutwara iyo etape bari bayibaze. Amaguru y'abahungu arumutse. Ariko wanabareba bose ubona ko Enoke niwe ugerageza kubamo umusprinter. Urebye ayo matako yabo, uwo Kudusi yarumye pe burundu. Ko mbona yapfutse ivi yakoze hasi, yakatishije ivi arikoza hasi, yumvuye ngo ubutaka butagatifu bw'u Rwanda. Dewe bafite ukuntu basa. Barasa. Ko burya ukuntu bagiye gusamo ubwarabu. Yego. Barasa cyane. Ariko ubanza yafite mu wete arakabije kuba umwana cyane. Reba turahera kuri Kudusi, Enoke, Zeraya, Murugweta ndetse na Fieti. Na Medani ya Fieti. No ya Fieti na Medani nibo kenshi bo nibo bashinzwe kubite. Ngo jewe ngo niriwe ngo ngenda ngabandi bacometse bo birirwa bagenda. Iyo bageze mu gihe cyo guhemba abakinyi, hari abakinyi ndimo gukuramo zirankweto, ko zirankweto ntago zigenda pe. Hasi zifitemo amenya ane, amenya atatu, abiri yo gucomeka, iryo gucomeka imbere
ku kirenge n'inyuma ryo gukandagirisha agatsintsino kugira ngo mu gihe cyo abashe kugenda n'amaguru abashe kugenda. Mu kanya tuze kwa niyo nkuru Samuel kugira ngo twumve intego umunyarwanda mwiza ariko anatubwira noneho ko twageze mu misozi intego bafite niziye kuko ubona ko wenda muzo ari tayari ejo duhaye yatubwiye iki yatubwiye ko bategereje kugera mu misozi umusozi wa mbere twawugeze ubona ko wenda muzo bari tayari ko n'abanyarwanda kugeza ubu gukurikirana bari imbere ba timu Amani. Ariko n'ubundi Muhoza Eric tugiye kuza muri Tour du Rwanda n'umwe mu bantu twavugaga ko ahagaze neza ndetse tutegereje ko ashobora kuzagira ibihe byiza. Ngo rero umujyi wa Kamembe ubarizwa mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi ni umujyi umaze gutera imbere, ni umujyi uyu munsi ugendamo ukabona aho ucumbika, ni umujyi uyu munsi ugendamo ukabona aho utembera, ni umujyi uyu munsi ugendamo ugasura Ikivu, ni umujyi uyu munsi udashaka gukoresha inzira y'imodoka ukoresha ikirere ukagera i Kamembe iminota mike nk'iminota 40 irazamuka ikaba iramanutse ubu ugeze 20 ahubwo 20 iminota 20 haba bayikorera BJ. Niyo nkuru Samuel uyu niwe wavugaga mu kanya gato wazamukiye muri Les Amis Sportifs. Nyamara umuntu wishimye ni be Mungu y'Rwamagana imasuzu y'Rwamagana kandi ikintu niwe watumye ibintu bikomera ariko se biramutse bigarutse bikaba ibyanjye ko mutangira ariko buri umuntu agomba kwisha ariko cyangwa kubeshya nanjye noke ntago naniswe uyu munsi ari ndicyamuri bari ko ntago ibingiye ndi umuntu agira ikibazo kwita umujugunya oya ntago namujugunya ngewe gusa niba hari ikipe iri kutwereka ko ishobora kuzamura akadanse n'ibindi byose never say never. Ariko mu by'ukuri never say never ndimo ndabara nk'abantu bashaka etape kurusha mayo jaune ariko kuba nyifitire ikipe ritari gikurikirana kuri mfite ikize yuko ritari tirava mu mukino kandi rwose aracyari kuko bari kureba stage ziri imbere kuntu zikomeye erega uko tujya imbere niko bikomeye kuko abantu dufite hazashyiramo reka turi kuri no class marginal ritari ifitemo abakinnyi bangahe ifitemo abakinnyi batatu wa gatandatu wa bivuze ngo ya Fret mu Rweta ni bya bindi wohereza umuntu guhaka ahita agateka ya Fret mu Rweta yamwoheje guhaha ahita ateka yabonaga nese ko ino Kigali yemeze gupfa gukora iki ntabwo agomba guhagarara agomba kumisigana kuko arasigwa na Jagen amasegonda 28 hanyuma nubundi babandi bohereza nibo bari imbere. Ikintu gikomeye nuko ikipe ya Picnic ubu ngubu ifite ikarita byizo gukinisha ifite Bwana na Seti ntabwo nzi niba ariko mu by'ukuri ikipe yabipanze ariko ubu bashobora kuba mu gukora atake bafata Mateo bakamwohereza ariko bagenzi basigaye bakaza kurinda Jurgen. Ikindi kintu ngwe ni abavandimwe bo muki bo kwa Ronaldinho ariko hari inshuti zacu zo muri Rembe DC hari inshuti zacu zo muri Rembe noneho ntazanu za muri baraza no kuremba ahubwo akaba rero ari Tour du Rwanda mubona ko mu by'ukuri abakinnyi baregeranye kuko niba dukoze etape ya mbere y'umusozi tukaba tutaragira umunota nuko bino bintu bishoboka ko twagira umukino mwiza mu kanya